I was like, something felt really weird. numvaga hari ikintu kidasanzwe muri njye kiri kwinyagambura mu igufa ryanjye. Yewe byari bimeze nk'ibidashoboka. Nakomezaga gufata ukuboko kwanjye kugira ngo berekere aho kundya, ariko byose bigakomeza kuba iby'ubusa. Numvaga hari ikibazo gikomeye. Nagiye ku baganga benshi cyane, nifurije ku baganga bagera ku 10 bagiye batandukanye. Nageze ku baganga b'inzobere mu kugabanya uburibwe, abaganga b'amagufa n'abandi benshi udashobora gutekereza. Nagiye no mu ivuriro ryiza rya John Hopkins Hospital, rimwe mu mavuriro meza yo muri Atlanta mu bijyanye n'ubuvuzi. Igihe nabonaga ibisubizo byerekana ko ari kanseri, icyo gihe twari tumaze kunyura mu nzira nyinshi zo kwa muganga, tubonana n'abaganga batandukanye bavura kanseri n'izindi ndwara. Nari nkiri umwana muto cyane, ariko nari mfite ubwoba nk'ikiremwa muntu, cyane ko abenshi iyo twumvishe ijambo kanseri duhita dutekereza ku rupfu. Hari ingaruka nyinshi zaterwaga na chemotherapy, uburyo bwo kuvura kanseri bakoresheje imiti ikomeye. Iyi ni imiti yangiza uturemangingo tw'umubiri. Gusa ngiye nari nzi ko chemotherapy ituma umuntu gusa abura umusatsi hanyuma ikarangira. Sinari nzi ko ifite izindi ngaruka nyinshi cyane. Gusa kuba atazi chemotherapy ni uburyo bwo kuvura kanseri hakoreshejwe imiti ikomeye yica cyangwa igabanya uturemangingo twa kanseri. Iyo miti yinjira mu maraso igakwirakwira mu mubiri kugira ngo igere aho kanseri iri hose. Chemotherapy ntabwo ari operasiyo yo kubaga, ni treatment umuntu ahabwa mu buryo butandukanye. Naho osteosarcoma ni ubwoko bwa kanseri ifata amagufa, akenshi itangira mu magufa y'amaguru cyangwa amaboko, cyane cyane ko yibanda hafi y'amavi cyangwa ku kuboko hejuru. Nanone kandi ikunda kugaragara cyane ku bana n'urubyiruko bari gukura vuba. Afite imyaka 15 yonyine yasanganywe kanseri, hanyuma agize imyaka 20 nararaswa. That I've been through, like fighting cancer and battling cancer and being shot. Ijoro narasuyemo nari mvuye ku kazi. Nakoraga kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 8 z'umugoroba. Njye n'inshuti zanjye twafashe gondo kujya Washington DC kwizihiza isabukuru y'imyaka 25 inshuti yacu. Nari ndi kuri telefone ndeba aho imodoka ziparika ndi ku igaraje. Mbwira inshuti yanjye nti ngeze kuri garage urihe. Icyo gihe hari abantu bari kugerageza kwambura inshuti yanjye, kubera ko nari ndi hafi yabo nanjye bahita bandasa. Mu bantu 6 twari kumwe ninjye n'umusore gusa twarashwe. Ibi byose nanyuzemo, kurwara na kanseri yewe no kuraswa, byose byanyeretse ko nkiri umuntu ukomeye cyane, kuko abantu benshi ntibarokoka kanseri cyangwa amasasu. Nyuma yo kuraswa akarokoka, yagize umutima ukomeye, yifuza no gusangiza abandi inkuru y'ubuzima bwe, kandi ashimangira ko ibyo byose waba uri kunyuramo bitagomba kugena iherezo ryawe, ahubwo ukwiye gukomeza imbere ukazabitsinda. Inkuru ye ifite ibisubizo byose ku bibazo wibaza. Ibuka gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bitazajya bigucika. Hello, my name is Natasha Henry. I'm a 27-year-old registered nurse from Baltimore. Nitwa Natasha Henry. Ndi umuforomokazi ufite imyaka 27, nkomoka muri Atlanta. Mfite imyaka 15, nasanganye ubwoko bwa kanseri y'amagufa yibasira cyane amagufa maremare yo mu mubiri. Namenye ko ari ikibazo igihe nari ndyamye ku buriri nijoro. Mama wanjye nawe yari umuforomokazi kandi icyo yari yagiye ku kazi. Papa wanjye nawe yari ari hasi mu nzu. Numvise ibintu bidasanzwe mu kuboko kwanjye. Numvaga nk'ari ikintu kiri kwinyagambura mu igufa. Nahise kumpangayika cyane. Nabwiye papa nti ukuboko kwanjye kuri kundya, ndi kumvamo ibintu bidasanzwe. Yahise abwira ati tuzajya kwa muganga ejo. Icyo gihe nari nkiri umubyinnyi ku ishuri. Muganga yabanje gutekereza ko naba narakwegeye imitsi cyangwa igufa, kuko yavuze ko nkiri muto cyane ku buryo ntagira kanseri. Ntibyamwinjiragamo na gato mu mutwe ko byaba ari ikintu gikomeye. Nagiye ku baganga benshi cyane, iyo nakoreshejwe X-ray, CAT scan, bone scan, ibizamini byose ushobora gutekereza, ariko byose nta na kimwe cyerekanaga ikibazo aho kiri. Umunsi umwe nagiye kwa muganga witaga kuri mama. Nubwo atavuraga abantu bafite imyaka yanjye, yumvisha uburyo mama yari ababaye, nanjye mbona uko mbabara buri munsi. Uko ububabare bwagendaga bwiyongera uko imyaka ishira, byageze aho ntabasha kubwihanganira. Uwo muganga yaravuze ati muzane hano tumusuzume. Yanjyanye hari mashini ya MRI yari iherutse kuzanwa. Abandi baganga najyagaho benshi barebaga gusa scanner za kera aho gufata izindi nshya. We yafashe scanner nshya z'ukuboko kwanjye kw'iburyo. Igihe ibisubizo byasohokaga, hari ahantu hari hijimye cyane ku ifoto. Cyari ikimenyetso cy'uko hari ikintu kidasanzwe. Yahise avuga ati uyu mwana akeneye kubagwa. Nyuma twasubiye kwa muganga, bavuga ko hari ikintu gihari kandi tugomba kumenya neza icyo ari cyo.
Muganga avuze ko bashobora kumbaga gusa, ariko chemotherapy yafasha kwica uturemangingo twa kanseri tudashobora kuboneka mu mashusho. Nahisemo kubagwa kugira ngo tumenye neza ko kanseri yose yavuyemo. Icyo kibyimba cya kanseri cyari kiri hafi yo mu rutugu, bityo bagombaga gukuramo igice cyiza cy'igufa hamwe n'ikibyimba kugira ngo barebe ko nta kanseri isigaye. Igihe bambwiraga ko ari kanseri koko, nubwo nari nkiri muto, nagumanye umutima mwiza, nibwira ati ariko nzakira. And time. She just finished her what are Hari called umukobwa chemo muto session. witwaga Ana wari wararangije amashuri ye. Twari dufite kanseri imwe, ariko ye yari iri mu kuguru. Kanseri ye yari yarageze mu bihaha, ariko iyanjye yari itarakwirakwira cyane mu mubiri. Yaravuze ati niba umwana w'imyaka 8 yarabashije kubyakira ndetse agakira, nanjye uko bisa kose nzakira. Nari mfite icyizere, ariko nkiri na wa muntu ufite ubwoba. Iyo umuntu yumvise kanseri ahita atekereza ku rupfu, ariko nageragezaga gukomeza gutekereza neza. Igihe numvaga ingaruka za chemotherapy uko ishobora gutuma umuntu atazabyara mu gihe kiri imbere, nahise ko ntangira kumva ngize ubwoba bwinshi. Nanyuze mu cyuma, kandi urugendo ntirwari rworoshye pe. Hari iminsi myiza n'imibi. Ese wakizera ko Henry iby'ishuri byahise birangira, atangira kwigira mu rugo, kandi mu by'ukuri uyu Henry yarakunzwe cyane ku kigo yigagaho. Sinashoboraga kujyaho berekana filimi kubera ubwirinzi bwanjye bw'umubiri bwari bwaragabanutse cyane kubera guca mu cyuma. Nabonye abantu benshi twari kumwe mu bitaro bapfa, byatumaga nibwira ko ngomba gukomeza kubaho kubw'abatabashaga kurokoka. Ku myaka 24 yararashwe, ariko akomeza kwibaza uti kuki ari ngibi bikomeza kubaho. I was more dark, more like, why me? And like, was really confused and really kind of frustrated because it's like, I already went through cancer. I already went through that already. Now I gotta go through being shot. And like, who wants to walk Ijoro around and say, narasubiyemo, twari tugiye mu kirori Washington DC. Nyuma twagiye muri club, tuvuye twari turi kugenda tugana aho twari kwaparitse imodoka. Icyo gihe nari nkiri kuri telefone, mbwira inshuti yanjye nti ngeze kuri garage. Ako kanya nahise numva urusaku rw'amasasu. Nahise niruka njya kwisha inyuma y'urukuta rw'amatafari. Ngeze hasi numva umubiri umeze nabi. Ako kanya nahise menya ko narashwe. Nabwiye inshuti yanjye nti ndumva narashwe. Nahamagaye mama mubwira ko narashwe, ariko yabanje gutekereza ko ndi kumubeshya ko byaba ari prank. Nyuma twamenye ko abo bagabo bari baje kwambura umukunzi w'inshuti yanjye. Batangiye kurasa, isasu ryabanje kujya mu wundi musore, hanyuma nanjye riraza rirankomeretsa. Sinigeze mbona abo bagizi ba nabi, kandi sinjya nashaka no kumenya uko basa. Kubwira abantu ko narashwe byarangoye cyane. Abantu benshi iyo bumvishe ko umuntu yarashwe bahita batekereza ko aba ari mu bikorwa bibi, kandi mu by'ukuri nyamara njye sinagira n'imbunda cyangwa n'inshuti z'abanyabyaha. Ariko ubu ndacyabasha kugenda, kuvuga ndetse no kubaho. Ibi byose byanteye imbaraga zo kuba umuforomokazi. Umuforomokazi wanjye wari warakutse kanseri niwe wanteye inspiration. Nagarutse gukora mu bitaro byamfashije nkiri umurwayi kugira ngo nanjye mfashe abandi. Ibi byose byanyeretse ko nkiri umuntu ukomeye cyane. Hari impamvu nkiri muzima. Nkunda cyane gukora ibijyanye n'imideri, gufata amafoto no gukora amavideo. Nifuza no kwinjira mu kigo cy'abakora itangazamakuru kugira ngo ntere imbere kurushaho. Ku bantu bose banyura mu bihe bikomeye, nababwira nti ntimukemere ko ibyo mwanyuzemo ari byo bibasobanura. Mukomeze kubaho, mukomeze gutera imbere, kandi mugerageze gukomeza gutekereza neza. Ijoro rikurikiye kuraswa, nakangutse mu bitaro mbona mfite tibe n'ibikoresho byinshi ku mubiri, meze nk'abarwayi nari nsanzwe nitaho nk'umuforomokazi. Byanyeretse ukuntu ubuzima bushobora guhinduka mu kanya gato cyane. Mfite inkovu ku kuboko kubera kanseri, no kunda kubera kuraswa. Izo nkovu zinyibutsa buri munsi ko nanyuze muri byinshi, ariko ko nkiri muzima. Umunsi umwe uzareba inyuma ubone ko ibyo wanyuzemo byakugize umuntu ukomeye kurushaho. Nkomeza kwizera ko Imana ifite umugambi mwiza kuri njye. Ubuzima bwa Henry bwanyuze mu bikomeye, ariko afite icyizere cy'ejo hazaza. Asaba abantu bose kudashyirwa hasi n'ibibazo bahura nabyo. Yahuye n'ibibazo byinshi, ariko ntiyacitse intege. Arakizera ko ejo hazaza hazaba heza. Nyuma yo kumva inkuru ya Henry, bikwigishije iki? Mwakoze kudukurikira. Ntimwibagirwe gukanda subscribe no gusangiza inkuru ku bantu bose.
iyi ni Voice of Time TV njye nyita Wakanda ndabashimiye.